byoroshye ariko n'umugisha ndagize ngo duhagurutse kandi tumara guhaguruka turakoma mu mashyi dushimira Imana ko yabanye nawe akagira hano aho ugiye kugezaho tukaba twahageze amahoro ihabwa icubahiro rwose niyo yabikoze ntawabyirata ahubwo turabishimira Imana. Imyemerere tuyikomere amashyi Imana yatwemereye. Ndashimira abateguye ibi, ndashimira abadutumiye bene data kuva i Kigali twazanye bakomeje kudutumira. Ndabashimira bose kubw'uyu muhate no kubitekereza no gukunda ubutumwa bwiza. Munyemerera abavuye i Kigali, abakozi b'Imana bose twazanye bari muri iyi gahunda hamwe na Alex Dusabe umuririmbyi. Dushimire Imana kubwabo tuyikomeye amashyi. Amen, amen. Hano maze kuhaza inshuro zitari nke rwose, imyaka itari mike nagiye nza hano. Ndashima Imana ko ikitwemereye kuhagaruka muri ibi, kandi nibishaka tuzakomeza tunagaruke, tuzakomeza tugaruke. Nshimire kubona umukozi w'Imana buri gihe cyose njyewe umupasiteri tujya duhura. Rwose uri umushumba w'iyi kaminuza amaze kubibona. Aha, mwanyemerera umwami Yesu tukamukomera amashyi waduhuje. Rwose ndasoma Bibiliya duhagaze ku maguru yacu. Ijambo ry'Uwiteka turarisoma duhagaze rwose. Hanyuma uri ku byuma mikoro yanjye uyivuze iheke, nimeneka ndasiga nguze iyindi. Aho kuvuga ngo nsarare nakwemera ikameneka nkagura indi, igipfu kimbaze. Aha, baduhaye ijambo tugiye kuganira. Umucuranzi yagiye he? Uwa piano arahari? Ninde wiyemera ko ayizi cyane, ko azi piano cyane? Wiyemera ko ayizi cyane ari wiyizaho? Uwo muwe gusunika ko murabona ko biza kwemera. Alex yicuranze imyaka myinshi kabisa. Murabizi ko sikunda kubwiriza piano itarimo rwose. Ngewe nzajyana na piano nayo nzi ko izayirukana ubuzima buto buto. Ubwo rero bene ubwo buto buto ikomeze bumfashe. Okay. Tugiye gusoma hanyuma piano niba yagiyemo ari igitero kimwe turirimbana. Ego turirimbana ni indirimbo yo mu gitabo sinjya mbwiriza ntaririmbya ako kantu. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha bihamba muva, maze arazuka bambuze nase nagaruka zamushimira. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha bihamba muva, maze arazuka bambuze nase nagaruka zamushimira.
havuze gutera yadukunze tukiri abanyabyaha. Yes, tukiri abanyabyaha. Ngiye kubabwira urukundo rw'Imana uyu munsi
kandi ikindi gikwiye kuvugwa ni ukurutara urukundo rw'Imana. Ariko nkunda Yesu, hari igihe yigeze kunezeza muri Kigali numva nkumbuye Yesu, umwe ndaseka mutari kumwe baranseka, ariko Yesu waza tukahurira mu mujyi wa Kigali kujyana muri convention, ashaka agafata ideni muri beka, ariko nkamwitaho Kristo akamenya ko twahuye, ndiye konesi y'icyo Yesu yakoze, akamenya ko ngiha agaciro. Mana ya ndababwira urukundo rw'Imana. Icyo nkundira Kristo ni iki Yesu, nuko umuririmbyi yavuze ngo yankunze tumukomera amashyi izina ryose Yesu. Ni umugabo wadukunze tudafite n'umwe wacu wigeze amukunda, ariko urukundo rwe rungeraho kandi sinarumusabye. Abantu badukunda nuko twabasabye ubucuti, ariko Kristo yadukunze nta n'uwabisengeye, nta mwene wanyu wasengeye ngo mukunde, ariko yaradukunze uko byari bimeze kose. Urukundo rwe twarwisanzemo tudafite demande y'umuntu n'umwe wabisabye ngo adukunde, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Okay. Bari tukwegereye uri mu kirere cy'akangahe cy'umwuka, ukanye niyo mutazamutse. Bwira ukwegere niko Imana yabwiye hano ngo uzamuka mbere kibe ngiye kwereka sinabikwereka uraho. Bwira ukwegere ngo tujye mu kirere cya gatatu tuve muri cyo twari turimo. Ndabizi amakuru yose ndayafite ndayazi, narabimenye ko abanyabwenge bazaduzunguka nyuma y'abandi bose. Kugira ngo umunyabwenge imibare yose yahabwa umutwe, filozofi yamaze kumucengera, wapfe kuzunguka yuzuza arira bitinze, yanarira kere yigishe kugira ngo asuzuzwe, ahubwo azakwemera izo ndimi zikamuniga. Mbwirira ukwegereye uyu munsi turirekura mu izina rya Yesu. Kaminuza mwe muyibagiwe, kuko Kristo arayiruta bitagereranywa. Uri inkuru ukora ibikomeye, ndabagereranya nawe uko byose urabirenze. Icyo nicyo niwe wakikugize, niyo mpamvu ushaka ko Imana idufasha kubohoka tukajyanirana mu izina rya Yesu. Hari aho ugera ukagwiza ukabona nyamabuye yarapfe ndabasekuza iki, ariko muranga ndabasekura mu izina rya Yesu. Kristo ni intare itagira ikimanira, ninde wamunanira se ntawe? Icyambere nshaka ko muzirikana ku rukundo rwe, urukundo rw'Imana nirwo rwayo
ikareba uburyo bayiramye neza bayihimbaza. Ijuru ryose ryuzura urufaya rw'amashimwe. Imana iranezerwa byangiza avuga ngo ndanyuzwe. Ariko mbere isi yaremwe ibona isi ni mu kizima, ni mu mwijima, ni mu gacere, hari urubobi ntawahifuza. Imana iravuga ngo ngiye kurema ikiremwa kimeze nk'abamarayika, kigiye kuyobora isi kandi kizambesha icyubahiro. Ndashaka ko uyu muriro uri mu ijuru w'abandana ariwo muriro uzabana mu isi. Uranyumva neza? Bituma Imana irema umuntu mu shusho yayo. Ngo mu shusho y'Imana niko yamuremye. Hanyuma ibikora kugira ngo umuntu azari ikirema kidasanzwe. Reka nkibabwire, umuntu nicyo kirema cyonyine kigira inkomoko ebyiri. Gifite inkomoko mu butaka, kikagira inkomoko mu Mana. Bivuga ngo turi mu butaka kandi turi mu Mana. Nimumvugire ngo haleluya. Reka mbabwire n'abantu bafite ikibazo cyo kudatera imbere ku isi. Hari abantu namenye inaha bashobora kuba bahari. Hari abantu uzasanga babayeho barakoroganye n'aho bakomoka hombi. Ugasanga umuntu yakoroganye n'Imana yavuyemo, ugasanga umuntu abayeho yarakoroganye n'ubutaka yavutsemo. Umeze atyo aba ari umuroberi wa vrai. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wakoroganye n'ijuru akorogana n'ubutaka. Nongere mbabwire, ushaka w'Imana n'uw'ubutaka uremera ukaba inshuti yabyo byombi. Cyanditse mu gitabo cyanjye cyo kubohoka, mu buryo nasanze abanyafurika izuba tutateye imbere. Nuko nasanze ko abanyafurika aho dukunda aho tutaba, tukanga aho tuba. Uzasanga abanyafurika bavuga neza iyo badatuye, bakavuga nabi aho batuye. Kubera ko dukomoka mu butaka, impanga ziraziranye, impanga zirumvana. Iyi imwe yarwaye indi irayimenya, iyi imwe yarakaye iyamenya ko yari yakaye. Impanga yawe y'ubutaka iyo utayikundira bimenya ko utayikunda. Icyo gihe uzahatura hazi kutahakunda, icyo hazagukorera naho hakwima umugisha w'ubutaka, hanyuma hakaguhombya gusa. Abashaka imigisha yo mu mwuka bayishakira mu Mana ise w'imyuka. Iyo uri inshuti yawe irabiguha. Iyo wanze ubwo bushuti bwawe urigwariza. Ariko iyo uri inshuti y'Imana ukongera ukaba n'inshuti y'ubutaka bwawe Imana yaguhaye yanakuremyemo, ibigishiriza usanga ibintu bigenda byemera bitewe n'iki? Ufite ubusabane buhambaye hagati yawe n'inkomoko zawe zombi. Muri kiremwa ari cyo muhuza, gihuza ubutaka, gihuza no mu Mana. Icyo niba mucemeye tuvuge haleluya. Ngaruke rero mukure, Imana iturema yagambiriye ko irema ikirema kimeze nk'abamarayika kigiye gutura mu isi kugira ngo kizayiheshe icyubahiro kuko mu ijuru babikora. Icyo kiremwa Imana yaremye ni umuntu. Reka subire inyuma. Niyo ntegereje icyo Dawudi yavuze ngo umuntu ni iki ko kugira gute umwibuka cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera wenze kumugira nk'Imana uburaho hato. Ariko njya ntangara iyo mbona umuntu udashima Imana
numiwe kubona umuntu udashima Imana ariyo yamuremye. bari kwegereye urabyemera ko ariyo yakuremye? bashobora kuba bariho batanabyemera. urabyemera? ababyemera ntacyo bazamura ikiganza. aha, nimureke tuyikomera amashyi ko yaturemye. aka nako ujye ugatekereza ukagutere gushima Imana. uhagarara uvuge ngo naguha iki wowe wangiza umuntu. Imana ijya kurema ibyaremwe byose yakubise amaforoma amamiliyoni imbere yayo. nigeze kubivugaho ngo irangize iravuga ngo reka nyore itaka ndebe ibiremwa. iforoma rimwe gikubitamo itaka risohokamo ingurube, irindi gikubitamo itaka hasohokamo imbeba, irindi biserebanya n'ihende, irindi n'iki gikubita irindi hasohokamo umuntu. none ariko Mana warakoze. iyo bishaka itaka ryawe iba yararikubise mu iforomo ry'ingurube. ubu uri ikigurube cyiza gifite ibibwana bwinshi. aha, yego. ariko Imana yaravuga ngo ndakurema mu shusho yanjye, ndamwishushanyaho, aza afite ishusho yanjye, azampimbaze mu isi, binezeze namara ayobora ibindi biremwa. Berigana ubwegero bwe ngo felicitasiyo gutabaye igende ni ukuri kose. uri hejuru y'ibiti gusa. yema cyakiyemo aricyo muntu munyumve vuga kajya mu rukundo rw'Imana. Imana yaremye umuntu ari ikiremwa kije gukora umurimo nk'uw'abamarayika, ariko tukiwukorere ku isi. abamarayika babikore mu ijuru, ikiremwa muntu kibikore ku isi. hanyuma Imana ireba marayika ikareba n'umuntu, yuzuye ibyishimo, yirate gukomera kwayo, ivuge ngo nararemye koko. ubundi munyumve twese yaturemye turi ibiremwa bije kuyiramya no kuyihimbaza gusa. ibi bindi byajeho kubera idavanga y'ukurikiza ibyabaye. ariko iyo ibyaha bitabaho tuba Mana yanjye, tuba twiriwe gusa tuvuga ngo uri inkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. wamara kuririmba icyo gitero gutyo, ibiryo bigahita byuzuye, ugasanga ibiryo biruzuye utagiye kubishaka. utagiye kubishaka ugasanga birakugoza. wayinezereze igasuka ibiryo bikakugora, ikavuga ati murandamije, reka mbagaburishe. ariko igitumi tureka tukirwariza tugapfa tugavuka, ni uko imyanya myinshi twibagira icyo yaturemeye, twishuka mu bitari biravuga ati muzaza murya mwapfuye. umuntu twese yakuremanye amajwi meza ameze nk'ay'abamarayika. amajwi y'umuntu ataragwa mu cyaha cya Adamu na Edeni yari amajwi ari ku rwego rw'abamarayika kuba meza. kandi buri muntu wese iyi mitsi yo mu muhogo, abahanga mu byo kuririmba, iyi yose bayivuga ko irimo amagambo yose, gambe zose. iriya mirya ya gitari mubona kuri iyi ngana niko yangana n'imitsi y'umuhogo wanjye n'uwawe. harimo umurya hano uvuga base, harimo n'uwa alto, harimo n'uwa soprano, harimo n'uwa tenari. byose biba hano. mbwirira urwego ngo urabifite, birimo aha. ariko kubera ko twakoze
ntaririmbe primaire ntaririmbe akaruha ibya bijuru bikaruha bigafatana yandi bikaruha igahenda igahotoka. Nicyo gituma benshi yagize ndasohora urujwi kugira ngo ni ikimasa civuze. Rwose undi yagiye amaze muri Soprano rwose ukagira ngo ni agahebe kubera amajwi yarapfuye kuko atakoreshejwe. Ariko iyo dusanga ba mama na ba data baraba nanjye navuga ngahita atangiramo. Niba wumva yanjye ageragezaho nuko navutse mama aririmba na data baririmba ijoro ryose n'urukerera rwose nanjye bitafatiraho. Niba wumva abana banjye baririmba ari amajwi bahotagura bavutse basanga njye na nyina turirimba nabo bahita bakomerezaho babona bari Amerika nawe banyandike wowe wabigejeje. Oya nasanze mama ruko na data nanjye nguruko mbabyara umwana wanjye w'uruhinja azahozwa n'indirimbo nta kindi kiza kimuhoza. Mukuye indirimbo muri televiziyo uruhinja rwanjye rurarira umunaniro kuhoza. Nucomeka indirimbo muri televiziyo uraceceka kugeza igihe indirimbo zirashira. Nibyo nabayeho mbona ku bana bawe. Muzizimye aravuza induru muzicomekemo murebere n'umwana aseka akirwa agarabye ku ntebe areba muri televiziyo. Ariko Imana ishimwe aho Kristo yaje gukosora amakosa y'ibyapfuye byose ngo yongere abigarure bitangire aho twamenyeye naho dutangirira kumuramya. Ndavuga ngo abamumenye mwese nimutangire kumwubahisha kumuramya mu mirimo yanyu no mu majwi yanyu amenye ko abo yaremye bahari. Ibi byatumye menya ko ariyo mpamvu Imana yemeye ko umugabo abyara undi mugabo. Wa mugabo wakubyaye buriya yakubyaye mungana. Reka ndabivuge neza nimushaka muntera amabuye bwira ukwegereye ngo habe na so ntabwo ari so urya wita sosiso. Yego niba ubipinze mutaha umufata ukuboko muja mu cyumba cy'amasengesho nimugerayo mugiye gusenga akagutanga agapfuka arahita ngo data wa twese uri he. Hanyuma igihugu cye n'ibipfukama nacyo kiyavuga ngo data wa twese uri he. Kubera ko utavuze ngo muzehe wicaye aha none se ubana udasanga Yesu. Abahungu babiri umugabo umwe. Nongere kubwire niki nacyo koso atakuruta ntakurusha habe n'umusume so igitangaza gutese niba ubipinze ushake telefone y'umugabo bita Yeremiya nuyibura ushake yabaho Yeremiya 1:5 mano kugere kuri 10 urasanga hano havuga tara ukubumbira mu nda ya mama wawe nari narakubwize kuba Yeremiya yari profeta atarajya mu nda ya mama we. Mama we atarashakwa Yeremiya yariho ari profete. Noneho Pawulo yarabishe Abaefeso 1:3-4 aravuga ngo Imana yadutoranirije muri Yesu ngo n'imfatiro z'isi zitarajyaho. None usanga uri mukuru kuruta isi. Isi ntabwo turi abayo, isi ni iyacu.
ikabati wowe genda mbere yabikoreye ku mpamvu zo kurinda ubusugire bw'icyubahiro cyayo. Ibi bigabo nibigendera rimwe bizandamya icyarimwe, n'ibimara bipfire rimwe bizabagize ikibazo cyo kubura abandanya. Nzajya ncisha umugabo mu wundi kugira ngo aho uyu yananiriwe agasaza bariya bamunyuzemo bakomereza hasi aho arangirije, nawe najya kunanirwa abamunyuzemo bakomereza aho yarananiriwe, kugira ngo abandamya bazahoreho imyaka yose bibe uruhererekane rudahagarara. Narabivuze ngo ni nacyo cyatumye Imana ibushanya isi ntiyayiringaniza. Iyi irema yose ari umubumbe umwe, isi yose ikaba nka kuriya kwa Afurika bigafatana na Amerika ni kimwe. Imana yari igize ikibazo gikomeye, boyiramisha amanywa bose bwira bagahwerera rimwe ikarara kandi ariko Imana kuko ari umuhangi yabireba, iyo banditse idahicurika bamwe bazajya bari ku manywa abandi ari mw'ijoro, abiriwe bahimbaza nibaruha bakaryama, Amerika buraba bukeye nabo batangiriraho. Ayayayayayaya, nkuko munyemerere mundiza amashi yanyu tuyakomere yose. Yesu mukanya turarangiza abanyafurika twese. Amerika baraba babyutse bagiye gute batangirira aho twari tugeze. Uko mu ijuru bidahagarara ni nako mu isi bitajya bihagarara. Habe n'isaha imwe ntayibaho isi itari guhimbaza icyubahiro cy'ubwiza bw'Imana. Abirengera barabahemukirawe ndetse bakaba boza isoni. Wewe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni, ntabwo ikuzo yacu ukora reka mbabwire urukundo rw'Imana nirwo rwayiteye gushaka inzira zose zishoboka zatuma Imana yongera ikarikipera ikiremwamuntu. Babwire mw'abantu, Imana ikunda umuntu birenze uko abantu babitekereza. Umuntu amaze kugwa yakubiswe n'inzoka, inzoka imukuye ku mugambi w'icyo Imana yamuremeye. Imana yaramurebye yavuga se uyu muntu mureke, uyu muntu mugarure, uyu muntu mute. Imana avuga reka muhe amahirwe ndebe ko hari icyo namukoraho. Imana yahise ikora iki? Yahise imukorera Pasaka. Imana yahise imupasaka. Ubu nimba turaha tuvuga Yesu nuko twapasizwe. Pasaka ni ugupasigwa. Ibyo bivuga kunyurwaho, abari gupfa ikarubanyuzaho bagahabwa kubaho, ariko hari ikindi cyishwe. Aho Imana kwica Adamu imukorera Pasaka, hicwa inyamaswa, Adamu yambikwa uruhu, Adamu wari gupfa basanga arahagaze. Ikindi Imana yakoze rero ati uko byari byubatse ko bipfuye, reka mbahe abatambyi ndebe ko babagarura ku Mana. Ndavugira imbere
izuba riva. Ndibuka abatambyi ba nyuma barimo bene bakoze amarorerwa yo kujabura bakajabura inkono ariko barajabuye barakata. Bene barajabuye Imana yaruhigirize ntibihanganiraga ko bisha ibitambo batwikiye Imana bakajabura bitarasha Imana ihumurirwe igasanga kera bajabuye itarahuka. Bakora n'amanyanga yo gusambanya abagore kwihema ry'ibonaniro. Imana ati nta kigenda cy'abatambyi bimuveho. Ibonye abatambyi bidashoboka nako hari abacamanza nabo bitereyeho ntabwo batagize barananirwa. Ishyiraho itsinda rya gatatu ndazana noneho abari special. Izana abandi noneho bafite n'amategeko n'ingabo bazabayoborera kugaruka ku Mana. Umwami wa mbere niwe byananiye n'abakurikiyeho barananiwe. Imana ishyiraho itsinda rya kane ridasanzwe ry'abanyamuriro. Noneho muzajya mubabwira n'ibiri mu nda zabo bazagaruka bose. Ishyiraho abaprofeti abahanuzi baravangiwe ntikwaba kuvangirwa bararuha imitwe isa n'iyacurama. Imana iraruha ariko noneho niyita abamo ibi bigenze gute. Imana iravuga ngo ibitabo ndabifunze akanwa ndakabumbye sinzongera kuvugana n'abantu ndabirekeye. Twiga umugambi wo kubareka bashire. Igihe Imana yicaye yaretse umwaka wa mbere imyaka 50 imyaka 100 imyaka 200 igiye kurenga Kristo biramunanira imanga munda biramunanira. Biramunanira abwira sengo birananiye kwihanganira kubona abo wari bagiye kuba umunyago wa Lusiferi bakazarimuka bose tubarema Satani atarahari ngo atuvugurutse abatwambure ariko twabiremeye biragatsindwa. Imana ati none dukore iki? Amatsinda ane yose yarananiwe. Ikindi ni iki? N'ibitambo byarananiwe. Urashaka tubigenza gute? Marayika arabaza ninde yabumbura iki gitare ntiyagira uwabishobora bituma Yohana arira. Wirira Yohana wirira dore intare umuryango wa Yuda yaranesheje bamubura ico gitabo. Wirira Yohana wirira dore intare umuryango wa Yuda yaranesheje. Tudakwiriye kukuramya cyangwa kugushima ukariwe niyo watambe ugacungurira Imana ibiri n'amoko n'imiryango. Yananiye abamarayika umwami Yesu yarabishoboye. Yananiye abamarayika Yesu nshuti yanjye byose arabishoboye. Ese muri mu mwuka ntange ngo tuvuge ngo haleluya. Yesu aravuga ngo biragatsindwa ko duhera ikiremwa twaremye. Satani kubatwara azaba atuvuguruje adukubise kudeta atwambuye agaciro n'ubumana bwawe. Sinshobora kubyihanganira. Uragira gute? Yesu ahita aravuga ngo njye nimba nta kiremwa kindi cyaboneka. Bibiliya ivuga ngo barabashije ngo ninde wagenda gucungura umuntu. Ijuru ryari n'abamarayika ngo ni benshi, ibizima, ibinyabugingo, abasaza 24, abandi bita ngo ni ba Matiifu, abandi bita ngo ni ba Maelfu, abandi
bita ngo duhumbi n'isofu bose ngo babarebemo bose barunama ati ibyo si nzi gucuranga no kubyina aho ibyo ntibundebe. Bareba mu bamarayika bakuru baruta abandi, barebe ko hari uwaboneka. Uwa mbere mukuru ni batanu baruta abandi bayoboye ayo matsinda bose ni batanu gusa. Ngo barebe uruhande rwa Mikaye kandi ari wo murwayi umutwe wakubita mu maguru ati mushikirwe iyo ndimubere. Ngo barebe Gaburiyeli ati nzi gutanga amakuru ariko ibindi ni mu mbazi. Ngo barebe uwitwa ngo ni Uriyeli yerekerayo, Yeremiyeli yerekerayo, Rafayeli yerekerayo, naho Rusiferi yari yaramaze kuko ni batanu bari bayoboye abana. Uraba bose habura ngo babure Yesu aravuga mureke dushakire ku isi. Ngo barahamagara yego bari mu isi ninde twakoresha kukurokora abantu. Ngo baramubwira ngo hananiwe n'abiyo ngiyo kanswa bino mushikirwiyo hano ntawe uhari murebeni. Ngo barabangoreka tubaze ikuzimu. Ikuzimu nahabona byanze kanswa mu kizima cina ntibishoboka. Habura n'umwe wari kukugarura wowe wari ugiye burundu. Nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira. Nari mu nzu uteye isoni Yesu ankuramo. Nari rushenguye umunwa Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Abo yaruhuye nibavuga ngo haleluya. Bose bahakanye bananiranye ariko Mana yanjye we umwana w'intama wataha imfura ya se ikinege cye uwo bibiri ivuga ngo nubaruta ikongera ikavuga ngo nubiruta ikongera ikavuga ngo nuharuta. Bose araharuta bose arabaruta byose arabiruta. Hanyuma ngo babona arahagurutse kositime y'umwana bamupuyemo aravuga ati kugundira ubumana kugumana ishusho y'ubumana abatware ntibashira biragatsindwa. Babona yuko guhana n'Imana atari ibyo kugundirwa. Yambara kamera k'umugaragu w'imbata yisiga ubusa. Babwira se ngo data ndagiye mu muzingo w'igitabo ngiye kubarokora. Imana iramuvuze ngo Bibiliya iravuga ngo Kristo yahoze ari umunezero wa se. Yani Yesu kugenda ni umunezero w'Imana kugenda. Uvuze ngo arabwira ngo ndagenda. Iramubwira ko uragenda ute? Oya ibyubahiro ndabisiga ngende mu muntu. Imana iramubwira ngo uzi uko twaremye ijuru riba n'ab'umwuka n'isi iba n'ab'umubiri. None se kutagira umubiri urajyayo ute? Aravuga ngo icyo bisaba ndagikora. Reka babwire ikigoye Yesu kurusha ibindi ni ukubona umubiri yambara ndabona uko aba mu isi yambaye umubiri w'abantu. Baranabwataho sisiteme uko yubatse kandi yahinduka. Ujya mu isi wese agomba kunyura mu nda y'umugore. Yesu ngabwitegereze ahubwo ibisubizo ntaho kiri. Kubera ko ikosa ryatumye umuntu tumubura ryanyuze ku mugore. N'agakiza k'umuntu rero kagomba kongera kakanyura ku mugore. Ibanda baraho bavuga ngo haleluya. Yes. Amara imyaka hafi 400 ari gushakisha umugore
umugore. Imyaka magana irangiye, igitangaza cy'umukobwa kiraboneka cyitwa Mariya ngo aboneke. Imyaka magana ishize Imana itavugana n'abantu, kubera Mariya abonetse, marayika Gaburiyeli aratuma, genda umuteguse. Marayika araza aramwambura, hiriwe umugore, n'inda y'umwana wawe, dore uzasama inda, uzajya uzamwite. Aha, uwo ni uzakiza abantu ibyaha byabo. Mariya ntinde akibivuga gutyo kabiri kangahe, akibitekerezaho yari ayisaba. Ayiwe agasesemi we, ayiwe ngatangiye gucika kurowe. Ikiza kubwira ko umuntu Yesu yinjiye muri we, nuko azagira agasesemi agatangira gucika. Niba utaraciye nta Yesu yinjira muri wowe, usigara ubonye inzoga ugaciya, wabona urumogi n'amatabi ugaciya, wabona abasamba ugaciya, kubera ko inda y'umwana Yesu yagezemo. Mariya mutwaye amezi 9, ariko njye mumaranye imyaka 30 irengaho n'indi nk'itanu. Kandi nziza pe arimo kugeza ngiyi. Aravuga ati cyo ni igisubizo, umugore naboneka. Biraba biciyemo, Mariya barabonetse. Ajya mu nda y'amezi 9, aravuga. Kristo amara imyaka 33 ari gushakisha kwabona n'igiti, kumva ikosa ryagisha umuntu ryavuye ku mugore n'igiti cyo muri Edeni. Ikosa n'urupfu ni mu gashamba ka Edeni, agakiza kabari mu isi kongeye kuboneka ku giti kiri mu gashamba k'Igorigota. Aha biza gukosora ikosa ry'umugore n'igiti mu gashamba ka Edeni. Yesu arakura we, ashima n'Imana n'abantu. Imyaka ntigere ku musaraba agiyeyo. Igitangaza ngoma wo kugezeho, abaroma barishima, Satani arasara araseka, singashoboye. Yesu baboni umusaraba w'igiti, ibyishimo biramwicamo. Aravuga ati cyane gisigaye nari narabuze, imishikirano y'Imana n'abantu ikunda yuzuye, ngikiriya ndakibonye. Baribesha ntibamujyana ku cyuma, iyo bamujyana ku cyuma yari yerereye Yesu atazakosora. Igitangaza, abaroma bari bafite imisaraba myinshi, uw'umushito, wafa kugwisa, bakagira n'uwa purisi wo guteranya. Iyindi yose ntibayimujyanaho, abona baratambutse bagiye ku musaraba wo guteranya. Ngo bawumugezeho, ati uyu ni wo w'ibivume, n'aba ari wo mumukubitaho. Kristo ati purisi irabonetse, aho guteranyiriza Imana n'abantu harabonetse. Kristo barawumuriza, ahinduka umuhuza w'Imana n'abantu. Bakoroganiye muri Edeni, imishikirano ibera mu gashamba k'Igetsemani nako Igorigota. Ngo yurire igiti bakimugejejeho, wumva Yesu aravuze ngo n'ijwi rirenga. Yavuze gute? Aravuga ngo byose birarangiye. Ngo turi ku mutwe, babona Kristo aracikana. Naho yakuruye Imana mu rugo, abantu mu rugo
imishikirano ibera ku mutima wa Yesu. Imana n'abantu bariho bahurira, abana abanyabyaha bose barara ari abana bibi, barara ari abana bibi. Reka mbabwire aka kantu, Imana yari imaze imyaka myinshi yaratakaje abana, isigaranye abantu gusa. N'uyu munsi mbabwire, isi irimo amoko abiri. Isi irimo abantu b'Imana, isi ikabamo abana b'Imana. U Rwanda rurimo abantu ba nyakubahwa, ariko hakabamo n'abana be. Abantu baturindira mu gihugu, ariko abana barindiriwe mu rugo. Abantu yabaha umutekano, ariko abana abaha umurage. Uwo munsi Imana iragarutse, iboneye Imana kandi abana. Mana yanjye, uko ureba uyu munsi wa none twese turi abana bi Yohana aravuga ngo uko tuzasa ntikurerekana, ariko uko Kristo azasa niko natwe tuzaba dusa. Nari nabibabwiye kare, ubu twese nongere mbivuge, dufite ba data babiri. Hariho data wandemye, hakabaho na data wambyaye. Iyo tugiye mu mwuka, data wambyaye ndasubira kuba data, aba mwene data. Iyo rero wataye Kristo, ubu uri umuntu w'Imana, ntabwo uri umwana w'Imana. Icyo gihe uba usigaranye so wakubyaye, ntuba ugifite so wakuremye. Mana mfashe igicumba cyose kirare turi abana b'Imana twese. Ariko Mana, ay. Imana bitangiye kubona abana bayo binyuze mu kwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Turi abana b'Imana kubera ko twabyawe no kwizera Kristo. Reka mbabwire, Kristo ko ari we Mana yacu y'ukuri, ni nawe Mana yonyine rudende. Niba kubaza n'Imana yanyu niyihuza ko Imana yacu yitwa Kristo, niwe data kandi niwe Mana. Babwire ikiwe yahindutse umuhuza wuzuye. Iyo ninjiye muri Yesu, automatique n'umwana w'Imana kera nageze imbere yayo, ndayibona irandeba mu bana bayo. Nigeze kubabwira, sinzi ko ari hano cyangwa ndi mu Mutara, sinzi kubera nageze mu Mutara kubera bakundika cyane. Usumena narabwirije aho gutura amafaranga baturika. Ariko ati ubuze akomeza kubwiriza mu Mutara kamene. Ariko turina n'uburyo nzikunda. Ariko Mana, nzajya kubwiriza mu Mutara. Nababwiye iki? Nigeze kubabwira, nababwira ati Kristo na se imibanire yayo, nababwiye ngo niki imibanire y'inka n'inyana yayo. Kandi zitanga amata idafite inyana. Igihuza inka, igihuza umwungeri n'inka n'inyana. Hatabayeho inyana, umwungeri ntiyatuma igitanga amata idafite inyana. Ikibemeza kandi babwira iki munyu, Abanyarwanda twari twibwira ngo wega amata yose y'inka babaraya abana bacu. Imana saba abana bacu amata y'inka
sinazi ko mubagira, tizizi ko mugira n'abo bana, icyo zizi inyana zazo. Nari amata mwitirira abana banyu, saya abana banyu nari inyana zazo, kuko idafite inyana ntigira amata, iyagira ifite inyana. Abanyarwanda bamayerere bashaka kwigibaha amata yose bayikura mu rwuri bakayimanura hari ibiraro bakagenda bagakingurira inyana yayo. Inka iyibonye inyana yayo igireta nayo mu mahembe ikayohereza, irayataransifera kubera imbabazi. Inyana yakora ku mabere yayo igakuramo feri, amata yose akagenda. Abanyarwanda rero mayeri bagahita binjirira mu nyana yayo, bashika inyana bakayikuraho bakayifatiraho ibikomezi bireba, muyijyanye ihita iyasubizayo mukayoberwa iyohereje kandi yari yayazanye. Baza babyita ngo rukumira, irayabisa ikayasubizayo. Abahanga rero mu gukama bafatira inyana hano, umwungeri nawe akishyiramo akavuruganya akayakama, indi ikavuga ati ko nari yarekuriye inyana yanjye, urugabo rw'urukoti ruvuye he? Hari inka z'imisatsi n'udatoke kandi inyuma usigira n'amatwi ndayakura. Yaragaze akaguru yabona inyana hafi, ikavuga ati noza kubwihusha ngatera inyana yanjye ikababara, kuko cyishyiriye mu inyana, reka ndireke kiyakama, reka ndireke kiyakama. Ibonye inyana irareka. Mana mvuga iki? Kristo ni we nyana y'Imana, Yesu ni we nyana y'Imana. Imbabazi zose Imana igira ni iza Yesu, ntabwo ari iz'abantu. Aha, ariko iyo imbonanye na Yesu igireta ikamva amata yose. Leramfarera irayerekura amata y'imigisha n'ay'ubugingo ikayampa, ikavuga ngo ubwuyu yamenyanye n'umwana wanjye, ubwuyu yinjiriye muri Yesu yemerewe ibiraha byose nk'umwana mu rugo kuko yinjiranye na Kristo. Umuririmbyi yavuze ijuru imbere y'Imana, mfite umuntu uvugira n'umwuka wawe w'urukundo, hamyayo w'izina riri ku mutima we, uramvugira
yadukijije icyaha cyose burundu arahanagura. Cyadutanyaga n'Imana cyo kutizera yakidukuyeho. Uyu munsi bivuga abazarimbuka n'abisubije muri Egiputa cyangwa se bagumyeyo ariko irembo ribakurayo ryarakingutse. N'uyu munsi abategeye amaboko ngo abahindura abana b'Imana bakure mu bantu b'isi bazarimbuka. Ibyaha Kristo ntiyazanywe n'ibyaha, yazanywe n'icyaha. Icyaha ni kimwe gusa, naho ibindi byose bivugwa ntabwo biri mu byamuzanye. Hari icyaha hakaba n'utwana tw'icyaha. Si utwana twamuzanye n'icyaha kimwe cyo kutizera Imana gusa. Iyo wayizeye iguha imbaraga zo gukira ibyaha byose, ariko iyo utayizeye umunyabyaha burundu. Mana yanjye, mbwira urwegereye ibyaha tubiye kure yarabidukijije, tubiye kure yarabidukijije. Tugundire ibyo yahaniye ku musaraba ngo tubigundire. Icya kabiri, Kristo yadukije Satani n'abadayimoni. Isi yubahe Yesu wadukijije urupfu n'abadayimoni bose niwe ufite. Satani ariko ndababare iyo mbona bakizwa ihamuka bagira byo gutinya Satani. Narumiwe niba ari ikintu cyananiye kwakira n'icyo bakizwa. Ubona yarabahamuye baba bagenda ahantu hose ariko ari shitani, ko mashitani basigaye baje no kuryama yinjira mu cyumba, ayiwe Satani sokera mu cyumba mwishuka mbaye kuvure rivaye, ayiwe no muri dusha bano Satani we ninde wamushashe mu buriri, ni yagiye mu dusha sagira ibyuya, ninde wamujyanye. Abakizwa baremye udushitani tutabaho baturema mu mitwe yabo. Satani Yesu yamunesheje rimwe ngarangiza amuta ikuzimu, yasize amuvunaguye ikaje bitewe imbere yaho, yasigiye randevu mbi. Reka mbibabwire, Yesu avuye ku musaraba ntibamuhambe ngo bamuhambe bakubiseho ikibuye gutya, yahise ahaguruka. Yahagurutse umunsi wa gatatu, yahagurutse bashyiraho ibuye ngo abone bashyizeho ibuye, ahita arahaguruka arareba abona udusirikare bashyize ngo tumurinde, araseka ati dore turiya utubo turangiza ibuye gukunda ikintu bashyize ngo cyonguza kugenda. Ora amabuye ni ibirahuri kuri Yesu, ni ibirahuri areba akabona hose. Hanyuma ahagurutse ijoro rya mbere yahise yigendera muri misi. Intego ya Yesu kwari ugusubira kwa se, yacunguye n'abapfuye bose guhera kuri Aburahamu, bose yabacunguye ngo bamuhambe. Ariko Satani yakoze tushe mu rupfu rwa Yesu zirenze kwemera. Ibitego byose bisa bibabaza, njyewe nakinye umupira, ariko igitego mwitsinze mwenyine muzamubwira ko iyo mwiga mwenyine. Satani yitsinze ibitego bitabarika mu rupfu rwa Yesu. Aho kumuhamba aramubamba, kumubamba nicyo yashakaga. Kandi noneho aho kumubamba ku cyuma amujyana ku giti. Igiti yaragitegereje imyaka 32. Iyo si tuje yarakoze. Icya kabiri, aho kumujugunya amuhamba ikuzimu, kandi yari afite misiyo yo kuja ikuzimu, abamuciriye inzira. None babona aragiye Satani mubwiriye neza sha murabambe, ahita arahaguruka areba abasoda baragira ati mwe mugumyaho, reka mbanze n'imanukire mbere kijya muri misi. Yahise ajya mu kuzimu kwa mbere. Kuzimu ni ibyumba bitatu. Yagiye mu kwa mbere aho bita muri Sheol, hari abakiranutsi bose baryamye. Igihe bicaye mu cyumba rero bose, ariko ndabona icyo gitaramo kijya kintangaza mu bitaramo njyatekereza. Ndebera
Aburahamu yari yarifuje kubona Yesu umunsi umwe, arapfa amara imyaka 2000 birenga ataramubona, yarabose. Ariko Kristo ntasengesha atazasubiza. Kristo usubiza amasengesho agasubiza n'amasengesho y'abapfuye. Bicaye iyo Shawuli babona Yesu arinjiye mu irembo ry'ukuzimu kwa mbere, ngo yinjire Kristo. Aburahamu muzehe arahaguruka, bahaguruka Yesaya yamuhanuye arahaguruka, Daniyeli wamuvuze arahaguruka, Zakariya arahaguruka, Yesaya ati muri bo navuze, Daniyeli ngo nanjye naramuvuze muri kabiri we. Yesu yaravuye ati nanjye hahandi akavuye ngo kabe arabwira ngo mwese mwaramvuze nimuceceke. Abinjiramo Kristo ahagarara hagati yabo hejuru, bose bamureba uku. Abari barasenze ngo bazambone nimundebe, bose baramureba. Abampanuye mwarakoze basha nimundebe, bose baramureba. Ngo arangiza abaha itangazo rimwe, mutegereze gato ngiye ndacyamanutse muri operasiyo, ningaruka sange mwese muri kandi bayimuhagaze. Paradiso yanyu irimuka uyu munsi, ntimuzongera kuboherwa hano, ndabarigana n'abatwara. Akivuze atyo baramupepeye bose, arasohoka ajya mu kuzimu kwa kabiri aho bita muri Hadesi, icyumba cya kabiri cy'abapagani bose, guhera kuri afandi wabo Mikayeli niwe watemanye imbere, niwe wari inyama mbere, niwe wanakiye Imana mbere, niwe wagize gute ukurikizaho n'ibindi bikecuruka bya Yezebeli, ibigore by'amanyanga byose byarahawe muri icyo cyumba, ibintu byose byari byahawuriyeho. Bicaye babona Yesu arinjiye, ngo bamubone bose bakubita imitwe mu maguru, batinya kumureba. Umunyabyaha azahunga ntawe umwirukanye. Ngo bakubita imitwe mu maguru, abahagarara imbere, abaha itangazo rimwe, nabo bose n'itangazo rimwe. Arababwira ngo kuko mwanze kwizera Imana mu isi y'abazima, nta mbabazi z'abapfuye mfite, nimutegereze urubanza rw'iteka ubwo mwanze kwizera Uwiteka Imana. Murangiza arasohoka ijoro rya kabiri, aramanuka mu cyumba cya gatatu ahitwa Perikarusi, aragenda. Niyo biro santarare ya Satani n'abadayimoni. Yari muri fete bamubwirira ngo yatsinze Yesu, yatsinze Yesu, yatsinze Yesu, avuga ngo bamwongere icyubahiro Satani. Igihe ari muri ayo bamubwirira bakora ibiki, babona mu irembo rya Perikarusi, babona intare ya Yuda wo mu muryango. Babona Yesu arinjiye. Satani wamurebye, bahuje amaso ngo bakubitane amaso. Amaso ya Yesu mu byahishe Yohana ngo ni ibirimi by'umuriro, ngo bakubitane amaso, amashanyarazi ahita kubita Lusiferi. Satani ahanuka ku ntebe y'icyubahiro bari bamuhaye, atembagara imbere y'abayoboke be, arakiribitira aho hasi asaza imigeri. Abazimu bose bahagarika kubyina, bareba icyo afandi wabo abaye. Ariko babona yagaragaye yareba mu irembo, bwose ngo burahindukira mureba ye, ngo buhuze amaso na Yesu, bugagarira icyarimwe bwose buragagara hasi. Satani yinjira mu cyumba wenyine ahagaze, bwose afite yo kumuramya, bwose muri hasi. Arahagarara hejuru yabo ngo ahagere, abaha itangazo rimwe, arababwira ngo Satani, twarwaniye mu ijuru ndagutsinda, mu isi naho naragutsinda, ahantu bari ikuzimu naho ndagutsinda. Satani arambura akaboko, afata imfunguzo aho zari ziri zamfuna kuzimu, arazifata, aravuga ngo Imana w'isumba byose, ikikugenza ndakizi, zikugenza
agifite ahita nabo abaha itangazo rimwe aramubwira ngo Satani usigiye randevu ya nyuma mbi tuzongera duhure nawe rimwe ubwo nzaguta mu rwobo rutagira iherezo ubitegereze nyuma y'imyaka igihumbi ibyo bizakubaho. Satani kugeza uyu munsi yicaranye randevu mbi igimukoroga igituma atajyana yo kuzongera guhura nande na Kristo Yesu. Ubudayimoni bwose asiga burambitse ariko yantangara n'ubu abantu bagitinya shita aregoma. Satani yaramukize, Yesu yaramwumvishije. Ntawe njya atekereza mu muhanda, nta n'undi atekereza mu nzu yanjye ntawe udusengera shitani tumaze imyaka 11 ntawe ujya wirukana shitani mu nzu yanjye. Usenga tukibuka ngo tuvuge ngo shitani amuvuge se ni mukuru wa data sina musaza wa masenge cyangwa wa mama wa muvuge shakanye atoje wanjye agakura uvuga ubwiza bw'Imana shitani ntakongere kuvugwa kuko akizo benshi basaba mubeshera. Urabona ko abantu bayimbaza ubwiza bw'Imana bwuzuye bamara ukumva bose batangiye ngo shitani bakomeje shitani avuye he ahantu huzuye icyubahiro cy'Imana mumukuye. Nacyo bituma benshi bazarabarwana n'abazimu. Iyo wabirukanye ntaba hari komba urayihamagaje urarambirwa. Satani nimba hari wirukane ubyumva ariko niba ntawe uhari hagarara mu nzu yawe mu cyumba cyawe uvuge ngo negereye intebe yawe sangira imasi y'amashimwe uririmbe indirimbo z'amashimwe n'icyubahiro niwe wobereye gushima. Ugeze muri perezidansi y'Imana shitani bagiye gutwaye. Reka mbatangarize itangazo Yesu yaramudutsindiye burundu ntafite kuzegukana tugira dutwara. Igihe cyose negamiyanye na Yesu nta burenganzira afite bwo kwirirwa mvuga shitani. Birahagije ko mvugana na Yesu gusa yambonanye ntibigane gahunda ariko namuvuzeho. Abazimu bampunga ntabavuze mu mazina bampunga ntabavuze sinida kubwira shitani ngo have arahunga gusa kuko mbonanye na Yesu. Insengero zisigaye zaruzuye abazimu gusa. Umuntu wajya no gusenga akavuga Yesu 70 akavuga Satani n'abadayimoni 60 nazi abakandida bagiye kunganya amajwi. Mutezi kuvuga Kristo byonyine no kujya muri presence ye icyo cyonyine kirahagije kwirukana Satani n'abazimu ugasigara muri televiziyo y'ubwiza bw'Imana wenyine. Wirurwagere ngo Satani twaramutsinze muri Kristo ntakongere no kumutera ubwoba. Niyo usigaye ubona abakizwa bahunga ahantu bibuka bagenda buhuba kuko barahunga abarozi ariko ni ibitangaza kugeza umuntu. Reka mbabwire akanisha gasoza iyo umukizwa yakiriye imbaraga zo kwizera Kristo Imana ihita imushyira kuri levo ku mwanya wa 5 mu binyembaraga. Ikinyembaraga cya mbere ni Uwiteka, icya kabiri ni Kristo, icya gatatu ni Mwuka Wera,
itegeko bataranamugeraho gusa. Igitangaza, Satani umwanya wa gatandatu abadayimoni bahawe wa karindwi, abarozi bahawe uwa munani, utunyamaswa injangwe n'ibihungira n'ibindi bifite umwanya wa kangahe? Wa cyenda. Iyo Satani yagusuzumuye wayeme bituri cyo muri Yesu, Satani ahita ko aguhuza n'abadayimoni, nabo babona bakumetirije bakaguhanganisha n'abarozi, nabo babona bagushoboye bakaguhanganisha n'injangwe n'imbere. Niyo uzasanga umuntu mukizwa asigaye hangana n'injangwe bazaramuhanga. Umugore yigeze gukata mu mujyi, imbere binyuze mu gahanda gutya turi kumwe muri shipe yiwe, arambwira bayimufura ku ndimi ngo mbega ubonye idefire mu y'abasimu. Abasimu bari hehe? Ngo nange uza wiya mu wageretswe bufura mu ndimi si butubanyomera kandi turashize mu kuri gusa nusurizwe ndeba bagira famo nange mbegata garakata fata vora arayifata mbona ko turi bugonge ndamureka imodoka nange isomi ku isi yose hari rero. None tegereza Yesu na Sosteni n'uwo evangeliste, Yesu na Aposo na evangeliste bahunze imbere sizamwibagirwa. Menya ko yahahamutse kandi narigiye kumufasha ibibazo bye ngo tuganire, naho namusezereye kuva icyo gihe sinongera guhura nawe. Naramubwiye ko nkurikije umubonye kandi icyo nagufasha uri muri kategori y'abakizwa bahahamutse ntaho nahera. Ntukongere no kumushaka duherukane icyo gihe uhunga iyo ugiye ugapfa. General mu ngabo za Kristo uhuza ubusa. Abahanga mu by'uburozi n'ibigisigamana n'uburozi, niyo hari icyo bakoze ndavuga ngo kubita seruza shitani kubera ko ari we wegereye uri hafi, kandi yatsinzwe atsindanwa n'abazimu n'abarozi n'imbeba n'ijambo byose. Ariko reka kubwire, reka mbakorere France, ariko niba wibesha ngo uzangana ngo n'ibyuka y'imbeba n'injangwe uzarimbuka uruhara, amava azakoboka, uzabinesha ryari kugira ngo uneshe abarozi. Uzanesha abarozi ryari unesha abadayimoni, uzanesha abadayimoni ugere kuri Satani. Abahanga mu by'umwuka akubita sebuja ibindi bigatandana byose. Naho nuvuga mumfashe ihanyura hariya twaramutsinze n'ukuri kose. Turakome yetidutsirwa turi nibi komagoma. Turakome yetidutsirwa turi nibi komagoma. Ngiye gusoza mbabwire imfunguzo arazifashe. Kristo aragarutse anyuze Sheoli, abwiye abera imfunguzo nk'izidazibonye, ahita akingura icyumba cya Sheoli cyari cyarafungiranywe n'abera. Nimunkurikiye mwese. Aburahamu arakurikiye, Enda arakurikiye, Daniyeli arakurikiye, bose ngo bagere kuri cya kibuye n'abasoda b'Abaroma. Umwuka wo mu mazuru ye n'umuesikoti w'umumarayika aramanuka, araza ngo akubita rya buye ariteza riva hariya. Hanyuma umwuka wa Yesu usinziriza abasirikare b'Abaroma, basinzirira guhwera. Kristo arazuka yibamenya amakuru, asohoka aragenda n'abera bose, abasirikare basigara babyuka Yesu yagiye. Ngo barebe ubwenge bwe basanga ibuye riri ku ruhande ryaguyeho, ngo barebe ibirenge baravuga ngo Yesu ahubwo ntiyasutse wenyine, yasukanye n'abapfuye bose. Nimurebe ibirenge byanyuza, murabona Bibiliya ivuga ngo abashyitsi
ibwami bajya kubwira umwami igitangaza kiyabaye. Wa mugabo no kuri kose ibyavuzwe byasohoye yasutse yagiye. Abandi ati niwe yazo kumfata akanwa. Umwami arababwira babaha amafaranga yose ashoboka kugira ngo bahimbe ikinyoma ko Kristo atanga. Babahaye amafaranga mugende muvuga ngo bamwibe. Ariko aka kantu nagakundiye Yesu aho Yesu avuga ngo n'abasirikare kame pimarara kumva yanjye iminsi itatu ngo mutahe mu ngo zanjye gutyo mudatanga ibifaranga ngo murye mukire mumenye ko mwarishe umugabo. Bagiye bikoreye imifuko y'amafaranga. Aba bafite ibyo n'ibiki ngo babwiye abagore babo ngo bohereze umugabo witwa Yesu kumurinda iminsi itatu tugahembwa amamiliyoni. Ariko abandi tubarinda umwaka ugashira ntibaduhe habe bakaduha tudashoboye. Yesu nawe muramenye ko ndi umwana murahembwa kubera ko mwandayeho. Icyanyuma Kristo yatuneshe yadutsindiye urupfu. Nta rupfu ruriho. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Urupfu Yesu yadukuyeho narwo twararukize. Nta mukiranutsi dupfa ahubwo arimurwa ahindura gusa ikibanza akisanga ahandi avuye aho yari ari imisho irangiye. Ariko ntidupfa urupfu rwararangiye. Mwese abaraha ubu turi mu rugendo rwo kwizera rwo kuva mu isi kandi twese turi muri kuruse. Nitugera hari imbere bamwe bavamo bakagenda abandi bagakomeza kuruse bageriye nabo bakagenda kugeza ubwo uwa nyuma azagira gute umugeni wa Kristo akazamuka. Urupfu yarukuyeho upfa kwari uguheranwa ikuzimu ariko kuzimu ubundi bubwize imfunguzo ziri hariya yarazitwaye. Ninde uzahakira? Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Ndavuze ngo Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Muhagarare ku maguru yanyu tumushimire umwami Yesu. Oh yes. Hari undi mshimwe ukabije Yesu aramurikira. Hari undi ndute Yesu aramurikira. Hari rushe Yesu aramurikira. Anamuka uruwe aramurikira. Nubwo yabumwe uwijuru ryari haguruka rikavuza impundu ko habwo gusa hindukiye akarebaho Yesu ari. Yarebaye agahita ahanagura ibyaha bye byose n'ibivumo akamuha ubugingo bw'iteka agatangira kwitwa umwana w'Imana. Hari umuntu yaba arasubiye inyuma ashaka kugarukira Yesu uyu munsi
akazamura ikiganza cye kamusengera uyu munsi kamuhuza na data amateka yawe agahinduka uyu munsi hasi biteye ahubwo biteye icyubahiro kurenza ibindi byose urakoze inshuti yanjye urakoze inshuti yanjye biteye icyubahiro ku rwego rurenze ibindi by'abandi singa bose ibindi mboneka rimwe aya mahirwe si aya bose yewe urahari nawe zamura ukuboko bidasabariye bene data munyegere hano muze mwebwe mwisengere muze hano nimwe mwenyine se nimwe mwanzanye nimwe ngiye gusengera musange hano bino nshuti yawe bino nshuti yawe mwemerewe byare mu muta nyiraho muze hano